umukristo ni mwiza senga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika kandi iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Nge ndi Joseline Uwimbabazi, hamwe nanjye Pastor Mable Nkuranga. Nkuko tumaze kumenyerana, ngira ngo abamaze iminsi bakurikira iki kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere, muzi ko dusanzwe tugifatanya na mwene data Pascal Nitegeka. Nagira ngo usuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Ndetse uyu munsi dufite umutumirwa, neka nawe abibwire. Murakoze, ni Professeur Kigabo Thomas, akaba ari n'umuvugabutumwa. Turabigarukaho mu kanya, reka dutangire dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe, turagushimira uyu mwanya duhanye n'abadukurikiye hirya no hino bakurikiye Life Radio. Turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe turi buganire, indangagaciro tuvoma mu ijambo ryawe turi buganireho zikwiye kudufasha muri uyu mwanya w'iterambere tushaka twese. Witeka Mana dufashe kugira ngo ukuri wifuza yuko tumenya abari ko tumenya, kugira ngo tubashe guhindura imyitwarire n'imyumvire n'imigendere yacu. Bana natwe rero, komeza utugira neza, uduhana umugisha n'abadukurikiye bose, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Nkuko nawe maze kubibabwira, uyu munsi turi kumwe n'umuvugabutumwa Professor Thomas Rusuhuzwa Kigabo. Ni umukozi w'Imana usanzwe amenyerewe mu ivugabutumwa, kandi nanone akaba impuguke mu by'ubukungu. Ni umwe mu bayobozi bakuru muri banki nkuru y'igihugu, aho ashinzwemo iby'ubukungu. Uyu munsi turi kumwe kugira ngo yongera yatuganirize ku ndangagaciro zikwiye kuturanga mu bintu bitandukanye dukora bigamije kwiteza imbere. Ngira ngo Professor mwadukorera mu gaseke mudufitiye uyu munsi, nizihe ndangagaciro umukristo zikwiye kumuranga, yaba ari ukorera amafaranga mu buryo bw'umurimo, yaba ari ushaka amafaranga, yo ushaka kwiteza imbere mu buryo bwa business. Nizihe ndangagaciro ijambo ry'Imana ritubwira z'ingenzi dukwiye kwitaho? Reka maze mbashimire kuba mwantumiye muri iki kiganiro cyiza kivuga kuri topic ikomeye yo kwiteza imbere. Impamvu uvuga ko ari topic ifite akamaro nuko mbere yuko tuba abakristo turi abantu, umuntu wese niko Imana yaturemye agomba kwiteza imbere. Iyo ni principle tugomba kumvikanaho, yuko umuntu wese agomba guhora haranira kwiteza imbere. Ibyo birasaba gukora kandi tugakora cyane. Nshatse navuga ko iyo ngiyo ariyo ndangagaciro imwe nagarukaho. Kubera ko mu minsi ishize narimo ndeba ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda, hari abarimu muri kaminuza bakoze ubushakashatsi bavuga ko abarokore tuba turi mu masengesho niba ngo ari 60 cyangwa 70% y'amasaha yacu. Ntabwo ndabona abo barimo ngo mbabaze niba iyo sample inganite, ariko icyo navanyemo ni ukuvuga ngo abantu bashobora kuba batubona ko tudakora.
indangagaciro ya mbere muri uru rugendo rwo kwiteza imbere ni ugukora. Umuntu agakunda gukora ndetse ugakorana n'abandi, kubera ko kwiteza imbere ni ibintu udashobora gukora wenyine. Icyo nicyo naheramo nka introduction y'uko tubanze twumvikane twese ko no muri Bibiliya ijambo ry'Imana biradusaba ko twiteza imbere kugira ngo tudushigikire n'umurimo w'Imana. Ntabwo twawushigikira tutiteje imbere. Reka ngaruke ku kibazo wari ubajije. Indangagaciro zikwiriye kuturanga mu buzima bwacu bwo mu kazi aho dukora, waba uri muri ofisi, waba uri umucuruzi, waba uri umuhinzi. Icya mbere ni uko tugomba gukora ibintu mu mucyo. Iyo niyo ndangagaciro ya mbere. Muri Bibiliya hari ingero nyinshi dusanga, hari izo nagiye ngarukaho. Iyo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16 usanga Paulo ngira ngo hari ahantu bageze, noneho umunsi umwe ngo baragenda bajya gushaka aho bari busengeri. Bagiye kuhashaka ngo bagera hafi y'abagore bari bicaye aho ngaho, baravuga bati twari tuzi ko aha turi bubone ahantu dusengera. Noneho ngo umugore witwa Rudiya arabumva abitaho, ariko hari ubuhamya bamutangira. Bamutangira ubuhamya ko yaguraga imyenda y'imihengeri. Iyo usomye mu bitabo bisesengura Bibiliya, yari bwari ubucuruzi bukomeye cyane, kubera ko iyi myenda yambarwaga ngo n'abantu bakomeye, abami. So uyu mama yari afite business zikomeye, afite cash. Ariko ubuhamya bamutangira baravuga ngo yubahaga Imana. Iyi ni value n'indangagaciro ya mbere. Ni ukuvuga kubaha Imana kuri twebwe ntabwo bigomba kuba bitewe n'icyo dukora cyangwa se aho turi. Iyo ni indangagaciro ya Kristo. Waba ucuruza, waba ukora muri biro, waba uri hehe, ugomba guhora wizeye ko muri ibyo byose wubaha Imana. Indangagaciro ya kabiri ni ukuvuga ngo muri uko kwiteza imbere muri izo business, umutima wacu birabijyanye n'iri jambo rya mbere narimvuze. Ntabwo ugomba kuba uri ku butunzi turarikira, kubera ko iyo bigenze gutyo, iyo urarikiye ubwo butunzi ubushaka no mu nzira zitarizo. Niho usanga umuntu niba ari umucuruzi, fagitire arazihinduye, imisoro arayibye, nubwo ntawamenya ko yabikoze. Ikibazo ntabwo ari no kumenya, ntabwo ari nuko hari n'uri bimenye. Fagitire ushobora kuzihindura nk'uko abandi bazihindura, ushobora kwiba imisoro kugeza igihe bazagufatira. Iyo batagufasha ubwo ngubwo nyine uravuga uti okay, ndimo ndakora business. Ariko kubaha Imana biravuga ngo ntabwo ukora kubera ko abantu bakubona cyangwa batakubona. Ubuzi ko ufite Imana ugomba kubaha uko bizagenda kose, ikureba buri gihe. Nta nabwo tugomba kuyubaha kubera ko dutinya igitsure cyayo. Nubwo n'uwatubwira ngo Imana irasinziriye ntitureba, twakomeza tukayubaha kubera ko turayikunda. Tugomba kuyubaha. Iyo ni indangagaciro ya kabiri. Iyo usomye muri Matayo igice cya 6:21 hariya bavuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. Hari igihe nyine abantu bakoresha umurongo bakavuga ngo ntabwo ari ngombwa ko tugira ubutunzi. Bati ntimugira ubutunzi, nyine ubutunzi tukabwita aya mafaranga n'iki. Hari ahantu mu Baroma igice cya 16:23 na iyo urebye hari umugabo witwaga niba ari Gayo, ngira mu Kinyarwanda ariko bamwita. Ni umugabo wakoze ibintu byiza cyane ku buryo nawe bamutangiye ubuhamya ngo yacumbikiye abakozi b'Imana. Bagendaga bavuga ubutumwa ngo abafata neza. Bigaragara ko mu by'ukuri yari atunze, yari afite amafaranga, ariko ayo mafaranga ye akayakoresha mu murimo w'Imana. So ni ukuvuga urwo ni urugero rutubwira ngo umuntu ashobora gukorera amafaranga. Tugomba kugira n'abakristo bafite za miliyari na za miliyari bari mu bambere batunze kuri iyi si. Ariko ubwo butunzi bwacu tukabukoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ko muri ayo magambo ngarutse kuri wa murongo muri Matayo, mba mfite ubutunzi bw'amafaranga n'ibindi byose, ariko umutima wanjye
uri ku Mana utari mu butunzi ahubwo uri niyo ku Mana. mpamvu mfata na bwa butunzi nkabukoresha mu murimo w'Imana. Umurongo wa nyuma narangirizaho kugira ngo yenda niba hari ibindi bibazo twakomeza kubiganiraho, ni muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 ugisomye kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 21, hari aho nkunda cyane ku murongo wa 17 Paulo yandika yaravuga ngo wihanangiriza abatunzi bo muri iki gihe, uruva n'abatunzi kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. Nukomeza gusoma hasi ku murongo wa 18 haravuga ngo babe banyabuntu bakunda gutanga. So uyu murongo ni mwiza cyane naho uradufasha, uravuga ngo fine ni mukore mutunge mugere ku bintu bifatika, ariko umutima wanyu uhora uri ku Mana. Imana tuvuga Imana ntikeneye amafaranga, ubwo ni ku uyu murongo tubwiye dufasha abakeneye, tugiye muri za gahunda za niba hari abantu badafite mituweli tubishurire, ni hari abarwayi tubasure, ariko ntabwo twabasura tudafite ayo mafaranga. Nyine Bibiliya iratubwira ngo nidukore tubone ariya mafaranga, ariko umutima wacu tuwushyire gukorera Imana no kwihesha icyubahiro. In summary, indangagaciro navuze ni ebyiri. Hari kuba utunganiye Imana. Yego. Nukuvuga nta rumu bufite ivuga ngo ariko nkoze muri ubu buryo Imana itishimira nabona inyungu kurushaho. Ubwo ni ukuvuga ko ya Mana yawe wayirutishije ya nyungu uri buvane muri kwa gukora nabi. Yego. Urakora ugakora uvuga uti ndashaka gukomeza gushimisha Imana muzo nkora byose. Icya kabiri nanone umutima wacu ntube muri bwa butunzi, ahubwo ukaba ku Mana yabuguhaye. Exactly. Kubera ko iyo ubaye muri bwa butunzi nyine ni ryarari, ni kwa kubushaka mu buryo budakwiriye, ni ya ruswa utanga kugira ngo ubone amasoko, kugira ngo ubone umwanya mu kazi, kugira ngo ubone kiraka, ni ya za fagitire uhindagura kugira ngo aho gutanga imisoro y'100 utanga 5,000. Yego. So ni izo ndangagaciro tugomba, ubwo navuze abacuruzi ariko no mu kazi gasanzwe. Mu kazi gasanzwe tugomba kuba guhora duharanira gutunganira Imana, nta kunyura ku ruhande, nta kubera, nta kugira ute. Izo nizo ndangagaciro z'abakristo mu buzima bwacu busanzwe. Murakoze cyane Professor. Tubwiye ku ndangagaciro ebyiri, gutunganira Imana ariyo wigeze kwita gukorera mu mucyo, utubwira no kudashyira umutima wacu ku bintu, ahubwo umutima wacu ukaba uri ku Mana. Imana yaduha bya bintu tukabikoresherezamo Imana. Nagira ngo mu gihe tutarakira ubutumwa buturutse ku bari hanze, mbaze Professor Kigabo turi hamwe, iyo uganire n'abantu hanze aha ngaha baba bari mu bucuruzi, barakubwira bati rwose uramutse wishinze amategeko uko ameze ukishinga ibyo, hari n'ababa ari abakirisitu baba no mu rusengero bakakubwira bati ariko wishinze ibyo bakubwira mu rusengero byose, wishinze ibyo birivuga, bati ntabwo wazacuruza ngo ugire icyo ugeraho. Abandi bakavuga bati ntabwo wakora akazi ngo ugire icyo ugeraho hanze aha ngaha. Ese birashoboka ko umuntu yakira anakiranuka? Urakoze cyane. Ngira ngo ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi kimwe kitavanaho ikindi. Yego. Ntabwo dukiranuka buriya kubera ko tudakize. Ntabwo dukiranuka kubera ko dukize. Dukiranuka kubera ko dukunda Imana. Yego. Icyo ni ikintu cya mbere ngira ngo twaheraho. Ubukene si bwo butuma umuntu akiranuka. Ubukene ntabwo ari bwo butuma umuntu akiranuka, ubutunzi ntabwo ari bwo butuma umuntu akiranuka. Abakene hari abakiranuka, hari abadakiranuka. Yego. Abakire hari abakiranuka, hari abadakiranuka. Icyo ni ikintu cya mbere. Umuntu uzavuga uti biragoye kuba naba umukire nkakiranuka, n'uwamugira umukene n'ubundi ntabwo yakiranuka. So dukiranuka kubera ubushuti dufitanye n'Imana, kubera ubuzima bwa Gikristo dufite, muri indangagaciro za Gikristo ziri muri twebwe. Noneho izo ndangagaciro nizo tugomba kujyana no mu kazi kacu, no muri business. Reka mfate mbivuge gutyo. Ntabwo ngiye mbona kenshi impamvu n'abantu bavuga gutyo nuko nyine ntabwo baba banizeye n'Imana. Umuntu ukiranukiye Imana
akaba yizeye ko ibyo akora bikora neza, afite chance nini yuko bigenda neza kurusha abadakiranuka. Hari igihe tureba ibintu muri short term, mu gihe kigufi ukavuga uti nari mbonye isoko nkoza amanyanga meza atya yenda navanamo miliyoni 10, ariko ntabikoze ndavanamo 500,000, ukumva biracitse, ukaba winjiye muri ubwo buzima. Ariko muri Bibiliya, uretse na Bibiliya, no mu buzima busanzwe hari abantu b'abakristo bateye imbere no muri business zabo. Ukiranukira Imana ntabwo biterwa nuko wabonye ibintu. Uko ugenda ushaka ibintu bigenda bigushyira mu bigeragezo, ariko ntabwo ibintu bigushyira mu bigeragezo kurusha ubukene. Ubukene bugushyira mu bigeragezo yenda kurusha n'ubukire. Ariko ni ukuvuga ngo hari gukiranukira Imana n'indangagaciro tugomba kubana nayo, tugomba kuba dufite aho twaba turi hose. Abajya babivuga bahera ku byo Yesu yavuze akabwira abantu. Hari abajya bafata umurongo yavuze ngo hahirwa abakene mu mutima, bakagarukiraho yavuga ngo hahirwa abakene. Hanyuma ahandi nanone yavuganaga na wa musore w'umutunzi akaza kuvuga ati nyuma ndababwiza ukuri yuko bigoye umukire mu by'isi kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ati byoroheye ingamiya kuba yanyura mu mwenge w'urushinge kurusha umukire n'ubutunzi bwe kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngira ngo hari abajya babihera aho ngaho. Wenda ufatiye kuri ibyo bigereranyo, we nk'inararibonye wagira nama cy'abadukurikiye. Icyambere Yesu avuga atyo ntabwo yavuze ko bidashoboka ko umukire azajya mu ijuru. Yego. Aravuga ati biragoye. So ubwo niba avuze ngo biragoye nuko ntabwo yavuze ko bidashoboka. Ubwo already birasubiza ikibazo twarimo twibaza. Hari abantu b'abakire batunganira n'Imana, ngira ngo imirongo twagiye tuyigarukaho no muri ibihe byacu barahari byanze bikunze. Ngira ngo umuntu yabijyanisha n'uriya murongo twavuze umutima wacu. Ese umutima wacu tuwushyirahe? Ese ikidufitiye akamaro hagati iyo ugereranije Imana yawe n'ubwo butunzi ushaka ni ikihe? Ikibazo naho kiri. Ikibazo naho kiri. Hari igihe umuntu ashobora kugira ubukire bigatuma wibona, bigatuma ukandagira abantu. Nibyo twasomye muri Timoteyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwire abantu abakire b'iki gihe ubutunzi bwabo babukoreshe neza. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Utabukoresheje neza nyine bizamugora kujya mu bwami bw'Imana kubera ko ntabwo atunganiye Imana. Ariko ntabwo bivuga ko abafite ubukire cyangwa se ubutunzi batazinjira mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana tubwinjiramo kubera ko tubana nayo. Ikindi wanabisobanuye kuvuga ko hahirwa abakene, ubwo wabisobanuye ukomeje usanga ni abakene mu mutima. Ni abantu bashaka, ni abantu bameze nk'uko turimo tuvuga. Ni abantu bavuga ngo ngiyewe ndashaka gukora akazi kanjye niteza imbere, ariko numva mu mutima wanjye mpora afite inyota yo kubikora ntunganiye Imana. Nubwo ubukene niyo nyota yo mu mutima yo gutunganira Imana dane ubukene bw'amafaranga cyangwa se bwo mu buzima busanzwe. Kayiranga arakoze, atanze ngira ngo igitekerezo cyiza. Icyambere nyine ngira ngo ni nako kamaro k'ibi biganiro. Ntabwo ari ngombwa ko abapasiteri n'abayobozi bazakoresha semineri kugira ngo abakristo bumve ko batagomba kuba abakene. Kubera ko muri Bibiliya nk'uko twabivuze haravuga ngo hahirwa abakene mu mitima. Ibyo biratandukanye no gukora tukabona amafaranga, tukizigama, tukagura amamodoka, yewe twashaka tukagura n'indege. Biratandukanye. Ariko ubu bukene buvugwa no kuvuga ngo muri ibyo byose duhore twumva ko icyo dukeneye n'icyo twifuza mu mutima wacu ari ukugira gutunganira Imana mu buzima bwacu. Nk'uko uyoboye ikiganiro yarabivuze, mu by'ukuri aya magambo turimo dusoma yo muri Bibiliya n'ibi biganiro biratubwira ko tugomba kuba abantu bakora. Ntabwo ushobora kwiteza imbere udakora, ntibishoboka. Ni ukuvuga amahirwe igihugu gitanga tugomba kuba tuyazi, tukaba tuyazi
tukayaprofita tukayakoreramo kugira ngo twiteze imbere umuntu ku giti cye ndetse tukishyira hamwe n'abandi tugakora tukabona amafaranga tugakora saving bikaba muri gahunda zacu. Ibyo rwose yo ntabwo umuntu yakwirirwa bitindaho na Bibiliya ivuga ko udakora atagomba kurya. Sinzi impamvu umuntu aba yumva ko badusaba kudakora ariko akumva ko agomba kurya. Ubwo se warya bivuye he na Bibiliya ikubwira ko niba udakora utagomba no kurya. So tugomba gukora tukiteza imbere ariko muri byose tugahesha Imana icyubahiro. Iyo ndangagaciro irakomeye cyane. Murakoze cyane Professor. Hari ikibazo njya nibaza buriya nk'abantu bemera Imana dufite isumbwe. Abantu bemera Imana dufite amahirwe abatemera Imana badafite. Dukwiriye kumenya tukayasobanukirwa tukayabyaza umusaruro ndetse tukanabaho ubuzima bwiza bunezeza Imana ariko bunaduhesheje ishema kurusha ndetse n'abatemera Imana. Iyo rero ubirebye usanga hari ibintu bisa n'ibyicuritse. Ugasanga aho abarira bari kurira abemera Imana bari kurira n'abatemera Imana bari kurira. Ugasanga ibibazo duhanganye nabyo byo ntibizabura ahubwo turashaka kubikemura mu buryo bumwe. Ngira ngo hari n'ibyo mwavuzeho by'uburyo abantu bitwara ugasanga rimwe na rimwe na zandangagaciro zirahangirikira. Nagira ngo niba mwadufasha kongera gukomoza kuri ayo amahirwe dufite nk'abemera Imana kuko hari amasezerano menshi, hari amahame Imana yashyizeho ariko hari n'uburyo twagombye kuba turebamo ibintu bitandukanye n'uko isi bireba. So nk'impuguke nk'inararibonye mubona ari ayahe mahirwe abemera Imana tutabyaza umusaruro nk'uko twagombye kuyabyaza umusaruro kugira ngo tubeho neza kandi tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Urakoze. Ngira ngo ntaragaruka kuri ayo mahirwe uko mbyumva hari ikibazo cyo kumenya abo turi bo. Ngira ngo aho ngaho niho ngiye mbona hari ikibazo gikomeye. Noneho abantu bakabimenya babicuritse bakabisobanura bakurikije ibyo bashaka. Noneho kumva umuntu haraje ati rwose Imana yambwiye mwese ngiye kubasengera murava aha ngaha mwabonye amafaranga. Bati haleluya. Bati umugisha turawakiriye. Umwaka ukarangira 2-3 uwo mugisha ntawe wabonye. Ejo uwundi yaza nawe ati nibyo. So ubwo ndashaka guheraho kugira ngo bize kumfasha kuvuga ari amahirwe. Ayo mahirwe nyine ajyanye n'abantu babyumva. Icyo ni icyambere. Ubwo bijyanye n'inyigisho uko abantu bigishijwe uko abantu bazi Imana. Uko abantu bazi Imana no kwitungana no kwikiranukira biterwa n'uko uyizi n'uko uyemera n'uko uyizera n'uko wumva uretse impanuka yakubaho ntabwo wahemukira Imana. So iyo tumaze kumva abo turi bo abakristo abana b'Imana dufite amahirwe yuko iyo twizera Imana ishobora byose nk'uko wari ubivuze iyo duhuye n'ibibazo hari inzira dushakiramo ibisubizo. Zitandukanye n'utazi Imana. Utazi Imana iyo ahuye n'ikibazo nk'ibyo twagiye tugarukaho by'abantu bahindagura amafagitire n'iki akavuga ati ariko nari mbonye uburyo bwo kugera kuri ibi nkoze muri ubu buryo budakwiriye. Ubwo iyo ni inzira ashakamo inyungu ariko twebwe inyungu yacu ya mbere tuyishakira mu gukiranukira Imana. Kubera ko abakiranukiye Imana badufite amasezerano y'uko Imana ihora itwitaho. Ntabwo twumva icyo bivuga. Ngira ngo niho nahoze ko kenshi abantu babivuga mu magambo. Tuzi Imana ishobora byose ukaba uzi kwitaho muri bizinesi zawe. Izo ni imbaraga zatuma ukora cyane kubera ko wizeye ko Imana ishobora byose igushigikiye. Hanyuma wahura na challenges ukazishakira inzira yo mu Mana ugakora ugasenga ukizera aho kuva mu Mana ngo uje gushaka ubundi buryo uri bukoreshe bw'amanyanga budasobanutse. Ayo mahirwe rero dufite ni ukuvuga ngo abantu bizera Imana ibahozaho amaso ibaha umugisha irabafasha. Urumva ayo ni amahirwe abatayizeye nyine badafite. Ariko ikibazo dufite ni uko ubu ngubu abantu bavuga ko icyo bashingiraho bavuga ko ari abakristo cyangwa bizeye Imana nuko baje mu materaniro aho ntaho bihuriye.
Yesu yaravuze ngo tugume muri we. Yego. Ntabwo kujya kuba mu materaniro na bya bindi twagiye tugarukaho abantu bavuga bati ntabwo ari ngombwa ko dukora reka twigendere gusenga. Deja bo wanyuranije n'amategeko y'Imana. Ariko umuntu ukunda Imana amahirwe afite ngewe numva akomeye n'amasezerano Imana yahaye abayikiranukira. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ijambo ryayo nituritekereza ku manywa na nijoro rikatuyobora ngo n'izo dukora byose bizaba success, izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Iyo principle uyumvise, hari igihe tubwira Imana ngo Mana ngo urabona ngo aya maboko yanjye ngo ashinze gukora ABCD ngo ubihe umugisha. Ntabwo Imana yavuze ngo uzazumbwira ibyo ukora ngo nzabihe umugisha. Imana ntabwo yakubwiye ngo uzajye kuyibwira. Yarakubwiye ngo ijambo rye nurikurikiza ukaritekerezaho ku manywa na nijoro, ifite amaso yo kubibona, hanyuma ibyo ukora ukoresha amaboko yawe ikabiha umugisha. Ayo ni amasezerano akomeye. Uyuza ibyo ngibyo, niba ucuruza ubucuruzi bwawe buri shuwa yuko biha umugisha. Niba nkora muri office bandi shuwa yuko ibyo nkora Imana ibiha umugisha. Ariko hari icyo nanjye ngo hari uko ngomba kuba meze. Ntidutandukanye ibyo bintu bibiri. Ni naho bipfira ngira ngo dushaka gusarura ariko tutujuje ubuziranenge bw'ubutaka twabibyemo. Aho ntabwo byakunda rero. Ni ukuvuga ko imbaraga zigomba kuba, imbaraga zacu zigomba kuba gushaka ubusabane n'Imana. Tunakora cyane, ndainsistingaho, tumenya amahirwe dufite mu gihugu tukayakoresha, ariko tukayakoresha turishuwa yuko tuyobowe n'ijambo ry'Imana, ari ryo ritumurikira. Ibyo bidushyira muri position yuko ibyo dukoresha amaboko yacu Imana ibiha umugisha. Urakoze cyane. Ndabona Joseline asa naho ari ubutumwa. Hari ubutumwa nabonye, ariko ndabona ni igitekerezo. N'uwitwa Haribanga ry'Abizera Bernard guturuka Kimironko. Yego. Yavuze ngo insanganyamatsiko ni nziza, ngo icyo navuga ngo Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nzakureka. Ngo biragoye, hari benshi babyumva nabi, ngo hahirwa abakene kuko aribo bazabona ubwami bw'Imana. Rero bakwiye gukora kandi neza, wubaha Imana. Murakoze. Ni igitekerezo. Uwo murongo yaravuze ngo nubura ubwenge, hari n'abajya bawukoresha mu buryo butari bwo, bakawukoresha bashaka gusobanura amanyanga yabo. Mbese bya bindi wavugaga byo guhindagura amafagitire, bya bindi byo ngo bagatekereza ko ari bwo bwenge. Uburiganya akaba ari bwo bita ubwenge. Ngira ngo ari Professor dusobanurira biriya, anyibukije ibindi bintu ubona bimaze gutwara abantu, ariko akenshi bitewe no kudasobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana. Hari ibintu byogeye cyane byamamaye, ubutumwa bwiza bubwira abantu iby'imigisha, bubwira abantu ko bagiye gukira, bagiye kujya Dubai, bagiye kurira indege, bagiye kubaka amazu meza, bagiye ibyo bintu byose Imana irabikora. Ariko iyo prosperity gospel n'imirongo abantu bifashisha bagenda babigoreka, bituma bisunikira abantu benshi mu kujya gusenga cyane gusa, ngo bari kubohoza iyo migisha. Abandi bakavuga ko iby'Imana yavuze byanze bikunze bizasohora. Hari n'abumva indirimbo nabi. Hari nk'indirimbo ngo amasezerano y'Imana yo wamaze kuyahabwa, kujya usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Akumva iby'Imana yavuze byanze bikunze bizaza, ariko ntiyibaze uruhare rwe ibyo bintu bizabe. Mu by'ukuri dukwiye gusobanukirwa uruhare rw'umuntu mu kwinjira mu mugambi w'Imana, kuko muri Bibiliya hari ahantu henshi Imana yari yaragambiriye ibintu byiza ku bantu bayo, ariko ikabagarukaho ikababwira ngo ko nateganyaga ibi n'ibi kuri mwe, mwambereye mute, byagenze bite? Hari nk'aho yavuze ngo nari narakugeze umuzabibu mwiza urumbuka, ushobora kubyara izindi mbuto, ariko wambereye nk'igiti cy'ibikingwingire ntazi.
hari n'ahandi yabwiye abantu ko bicukuriye ibitega bitobotse bitabasha gufata amazi, lesiterne ibigega ariko bimeze nko kuvomera mu rutete. Hari naho yagiye ibaza abantu atari ko mwigeze mubonaho umuntu umugeni yasohotse mu nzu asize umwenda we w'ibirori. Mbese buri gihe Imana ikagerageza kwereka abantu ko hari ibyo yari yabarabagambiriyeho byiza yanababwiye, ariko uruhare rwabo rwarabuze kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Rero ngira ngo mu byo iki kiganiro icyo kigamije n'ubyo turi kuganiraho no kugira ngo dusobanukirwe inzira Imana yashyizeho z'ubukire burambye, ariko bufite fondoma, bufite umusingi, bufite professor, izi nyigisho zijyanye na prosperity turazihuza dute no kugira uruhare mu kwinjira mu mugambi w'Imana ku mukristo? Urakoze cyane. Reka mbaze mpere kuri Bernard watanze igitekerezo anagaruka kuri uriya murongo ngo nubura ubwenge. Noneho nuyoboye ikiganiro uko atubwiye abantu bagerageza kugoreka ijambo bavuga bati nukumenya nyine uko isi imeze ariko Bibiliya iri very clear itubwira ubwenge icyo ari cyo, ni ukuva mu byaha, niko kujijuka, nibyo byibi nyine turimo tuvuga. Icya kabiri, ubutumwa bwa prosperity nk'uko bivuze, ngewe ntabwo mbwita ubutumwa, mbwita uburozi. Ni uburozi, ntabwo ari ubutumwa rwose. Reka tuve no muri Bibiliya. Umuntu araje, uri pasiteri, urinde, abantu 1000 bari imbere yawe, urababwiye uti Imana iravuze muvuye mu bukene, mubonye ibi ngibi n'ibi. Sinzi impamvu abantu babyemera. Uwo pasiteri aramutse ari shuwa ko ariko bimeze, ntabwo yabibaha, ntabitwara wenyine bikabibye. Impamvu bivuga nuko abazi ko atari byo, ashaka gushusha imitwe y'abantu kugira ngo arebe ibyo bavanamo, kubera ko nawe arabikeneye ntabyo afite. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umuntu arakubwiye mu mwaka tuvuge mu 2000 ati Imana ivuze ibi ngibi, 2001 na 2010 na 10 nta kirasohora, hanyuma ugahora umwiruka inyuma mushaka wiki. Urumva unavuye no mu biri ugashyira no mu bwenge gusa. Wa muntu ntabwo ari umuntu mwiza cyane, waba ufite store y'amamodoka n'iki ngo noneho hamagaye abantu ngwaze nawe bafashe kubigeraho. Forget. Aba azi ko ari byo yabigira, ibyo akabicuruza, akabanza akabyiha, abakristo bakazajya abavunguriraho duki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nuko ibyo bavuga bitabaho. Ninde hari wari wicara mu masengesho akicara gusa adakora, agasanga ngo bambwiye imodoka, asanga imodoka iraparitse aho ngaho, ngo bambwiye ngo Imana igiye kunubakira inzu, bwacya agasanga inzirubatse ngo ngwino no ntibishoboka. Ugomba burya Imana ihera kucyo ufite mu ntoki, nibyo kubyo ukora niho Imana ntabwo yapfa kuza gusa ngo ihere, irabishoboye ariko irashaka ko dukora. None yabona niya mirimo y'amaboko yacu. Barakubwiye ngo Imana igiye kuguha imodoka, fine. So nihe mirimo y'amaboko yawe Imana iri buhereho kugira ngo ihe umugisha. Ntabwo ari imirimo yo gukanika imodoka. Ushobora kuba ukora indi mirimo myiza ugerageza, Imana ikagufungurira andi marembo. Icya mbere ni ukuvuga ngo ubutumwa ni ukuyoboza abantu. Abantu bagomba no kubivuga no mu matorero yacu tukaganira nk'ibi ngibi. Ntabwo Yesu yaje as a distributor w'amamodoka n'ibiki. Ntabwo Imana yari kohereza umwana wayo ngo azapfe ku musaraba kugira ngo tuzabone amamodoka twicaye aho ngaho n'amazu tudakora. Ntabwo bishoboka. So na Yesu nawe arabivuga ati mukore kugira ngo mushobore kugira gute kubaho, mushobore kurya, kandi nimukora mumpesha icyubahiro, imirimo yanyu zayiha umugisha. So icyo ni cya mbere navuga kuri izo nyigisho rwose. Mu buryo bushoboka
tugomba kubyigisha aho tunyuze hose tukabwira abanyarwanda ko bagomba kwizera Imana bagasenga ariko bagakora niba nemera abantu babayobya ngewe nshinzwe mu kazi nkora nkurikira iterambere ry'ubukungu hari igihe nicara nkavuga ngo inyigisho numva abantu batanga iyo ziza kuba zaratanze izo bavuga ubukungu buba bwariyongereye cyane ariko abagira uruhare mu kwiyongera k'ubukungu ni abakora ntabwo ari abangaba bagenda ngo bicara aho ngaho ngo bagiye by the way iyo unarebye kuvuga ngo umuntu yanze gukora agiye gusenga ngo abone iby'isi ni no kutaba serious none se wanze gukora ngo abone iby'isi hanyuma wagiye gusenga ngo bibone ubwo se urumva udafite ikibazo so nukuvuga nge nuko nabifata inyigisho ntabwo zigomba gutandukana na Bibiliya dukore twizera Imana hanyuma umutima wacu tuwushyire ku Mana kurusha kuwushyira ku bindi bintu zatuma tubirwanira cyane bigatuma dukora n'ibidakorwa. murakoze profesa nibaza ko ibi bintu byo gushaka umugisha ariko uhanutse mu kirere bishobora no kuba ari indwara iri mu bantu benshi itari mu bakirisitu bo mu rusengero gusa kuko njya ntangazwa no kunyura mu mujyi ukabona imwe mu mabizinesi arimo agenda agwira ubona hirya no hino muri buri karitsiye aho unyuze ni iyi mikino bita iy'amahirwe amaduka yabyo ziriya mashini zabyo ubona arizo zikwiriye ahantu mu yandi magambo abantu bafite indwara yo kugabanya wa murimo hanyuma bagatekereza ibintu by'imibereho by'ubukire bihanutse bivuye muri aya mahirwe yo muri tombora cyangwa se bivuye mu masengesho ya cyane ariko umuntu atakoze icyo agomba gukora abo bantu bo wabagira nama ki ngiye nemera ko ibyo tugeraho ni nabwo bushake bw'Imana tugomba kubigeraho twabikoreye kandi tukabikorera neza mu buryo buhesha Imana icyubahiro noneho Imana ikabiduheramo umugisha ntabwo wavuga ngo uvuze neza ngo amasengesho menshi nanabigarutseho njye ko mbitekereza amasengesho menshi ubundi yagomba kugufasha kwegera Imana cyane ukayimenya kuyimenya umenya nibi turimo tuvuga umenya nibi turimo tuvuga bivuga ngo niba shaka kugira icyo ngeraho ngomba gukora Imana igaha umugisha imirimo y'amaboko yayo amasengesho agombaga kuba ari inzira ituma ngera ku Mana no kuyimenya ntabwo ari inzira yo ntabwo ari betting ntabwo ari Imana iri mu cyumba cy'amasengesho itanga ba fiancé itanga za tike zo kujya Dubai itanga amaduka no twabigarutseho nicyo kimwe na betting mu zukuri nureba amateka y'ibihugu byateye imbere fata n'u Rwanda reka dufate n'u Rwanda rwo muri myaka iyo ureba intambwe igihugu kimaze gutera muri sekiteri zitandukanye imihanda amashanyarazi ubuvuzi amashuri sekitazi zitandukanye abanyarwanda reba inzu twicayemo uko imeze habaga hari mu ishyamba gusa ejo bundi mu ntoki ukabona havutsemo ikihoteli kingana gutya hakashyirwamo ibikorwa bimeze gutya ibi ngibi ntabwo zavuye muri betingi cyangwa se abantu badavuye mu guhaguruka abantu bagakora kandi Imana yabiduhereyemo umugisha igihugu gitera imbere kiramenyekana kigira umutekano ariko bihera gukora bihera muri za bindi twavuze muri vision muzo ushyizeho umutima noneho Imana ikabiha umugisha naho nugenda ukaryama ubwo nyine uzasarura nyine iby'abaryamye ubukene nuko nge nabivuga hari wenda no waba dukurikiye uyu mwanya akaba yumva adafite icyo gukora akaba yumva kuko iyo tuganira gutya tuba twungurana inama ariko tugamije guhindura imyumvire twahindura imitekerereze bigahindura imikorere yacu bigahindura imibereho yacu hari udutega amatwi rero akavuga ati ngewe kubera ibi n'ibi kubera amateka y'ubuzima bwanjye
kubera umuryango navutsemo, kubera amashuri yanjye nize cyangwa ntize, nta mafaranga, nta gishoro, agakora lisite ndende cyane isobanura yuko adafite ikintu cyo gukora. Ariko reka mzemere gutyo, niba ari uko bimeze, umuti ntabwo ari ukujya kwiyahuza amasengesho. Muri ayo masengesho ntabwo ari bubonemo biriya, ntabwo ari, ni ukuvuga niba agiye mu masengesho asa nk'ugiye kuraguza, yumva ko uko ameze kose ndagiye ibi bibazo niho ngiye kubishakira ibisubizo, ntabwo bikunda. Ariko niba ari umukristo, ni rya jambo twahereyeho, amasengesho niho nyine ugenda ukabwira y'Imana mu bana, y'Imana uhesha icyubahiro, niho ugenda ukayibwira uti mfite iki kibazo. Iyo tuza kuba ikibazo twigisha mu rusengero ari ikibazo kivuga ngo se twakwihangira imirimo gute, ubwo ni ukuvuga ko tuba dushaka gukora, ariko wenda tuvuga ati twakora iki, byaba ari ikindi kibazo kandi cyiza abantu banaganiraho. Yaba amatorero yacu yashyiraga imbaraga zo kwigisha abakristo no kuyabatekerereza uburyo bahaguruka bagakora bahereye ku tuntu duto no duciriritse bakagenda bagatera imbere. Twavuga tuti mu bakristo dufite baciriritse, reka dutangizanye nabo uyu munsi tubashigikira, yenda mu myaka 5 tuzabona bateye imbere, ikaba objective tukayikorera gutyo. Professor, mfite ubuhamya bwaho byakoze mu itorero. Nge nsengera mu mudugudu uyu wa Ntora, umwe mu midugudu yigize paruwasi ya Gasave ukoresha ururimi rw'icyongereza. Twashyizeho amadepartoma ari cyagamije, dushyiraho na departoma ebyiri, imwe igamije kongerera ubushobozi mu buryo bw'ubukungu abagore, n'indi igamije empowerment y'urubyiruko, kongerera ubushobozi mu buryo bwa economic, mu buryo bw'ubukungu urubyiruko. Uyu munsi abantu barahura bakiga kwihangira imirimo, bakiga gukorana n'ibigo by'imari, kandi dufite ubuhamya bw'abatangiye business uyu munsi bakaba bafite ikintu bari gukora bahereye ku tuntu duto cyane. Amafaranga make rwose atanageze kuri ibyo 10,000 mwavugaga, ariko agatangira abantu bagakomeza kumuherekeza bamugira inama. Birakora rero twitaye ku banyetorero tukabafasha gutera imbere mu buzima bwose. Urumva urwo n'urugero rwiza, ngira ngo abantu baheraho n'abandi bakabikora. Reka tugane ku musozo, turimo dushimira abadukurikiye, ngira ngo mwumvise impanuro zitandukanye Professor yatugejejeho. Reka baze Pascal, mu gusoza ijambo rimwe ushobora kubwira abadukurikiye ni irihe? Gukira ukiranuka birashoboka. Akoze cyane. Reka dusabe Professor nawe mu magambo 2 cyangwa 3 ibintu ushobora impanuro zanyu mushobora guha abadukurikiye bari hirya no hino bafite inyota yo gutera imbere, ariko nanone bagambiriye gukiranukira Imana. Impanuro wabaha nizihe? Urakoze. Icya mbere ni ugukora. Tugomba kuva mu bunebwe, tugakora, tukegerana, tugakorera hamwe, tukagira imishinga, tugashaka support n'itorero rikagira iyo gahunda. Icya kabiri nicyo mugenzi wanjye yavuze, ni nacyo gikomeye cyane, muzo dukora byose tugomba guhora duhesha Imana icyubahiro. Murakoze cyane. Reka tubashimire namwe mwese mwadukurikiye hirya no hino. Hirya y'izo mpanuro nta kindi kinini narenzaho. Hariho ingingo tutatinzeho cyane, ariko yagarutse mu byanditswe twasomye, yagarutse mu gice cya 16 cy'ibyakozwe n'intumwa, aho yavuze kuri Rudia wacuruzaga imyenda y'imihengeri kandi agacuruza nubaha Imana, ndetse no mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo rwavugaga ngo ihanangira abatunzi bo muri iki gihe ko bakwiye tugira ngo tubwire abadukurikiye cyane cyane abakristo ab'Imana igiteza imbere gaho umugisha ibyo mwerekejeho amaboko, yuko igihe Imana imaze kubyagura, imaze kubiteza imbere, atari cyo gihe cyo kujya hirya y'umurimo w'Imana, ahubwo aribwo mukwiye gushyira ubwo bushobozi bwiyongera Imana yabahaye mu murimo w'Imana. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Reka dusoza nsabe Professor n'ubundi nk'umukozi w'Imana asoze asengera abadukurikiye. Turagushimiye Imana uyu mugoroba mwiza waduhaye, turagushimiye kuri uyu murimo watanze w'iyi radio kugira ngo abantu bungurane ibitekerezo. Ndasaba kugira ngo uyu murimo ushigikirishe imbaraga zawe. Abantu bose bumvise ikiganiro, turagusaba Mwuka Wera kugira ngo ubasobanurire ushaka kubigisha, uduhe umutima wo gukora,
uduhe cyane cyane umutima wo kubaha no kwizera muri byose, tubisabye mu izina ryawe Yesu, amen. umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi burya iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere.